ihame ry'umunsi. Turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Ihame ry'umunsi nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ariko mubigirira namwe. Matayo 7:12. Urashaka ko abantu bagusura, banza usura abandi. Mbese urashaka gukundwa, banza ukunda abandi. Mbese urashaka guhabwa, nawe banza utange. Ibyo mushaka ko abantu babagirira namwe muba ariko mubigirira abandi. Muri make ibyiza wifuza ko bikubaho, nawe banza ubikore. Niryo hame ryo kubitunga. Amen. Urashaka kuvugwa neza, nawe gira abandi bantu uvuga neza. Icyo ushaka ko abantu bakugirira, nawe kigirira abandi. Ushaka kuvuga ngo pastor, nta bushobozi mfite bwo kugikora, kigambirire mu mutima. Imana ikunda umuntu ugambirira. Imana nireba umutima, ibona ufite umutima w'urukundo, ufite umutima wo gushaka gukora ibyiza. Ibyo nubikora ugiye kuzana ibintu. Ibyo nubikora, iryo ni ihame. Ibyo nubikora ugiye kuba umuntu udasanzwe. Ibyo mushaka ko abantu babagirira, namwe nimubigirire abandi. Soje nkubwira ngo wibuke uwo uri we, biri mu bigize